twari turi kumwe gusa nagize amatsiko yo kumenya Farida arakora iki ku rusengero aho Samantha bamwakiriye we n'umugabo. Nagize amatsiko ariko ndabona ari gusohoka mu rusengero. Ikintu mbonye Farida ari gusohoka mu rusengero afite ururabo rwa Fare. Umva hano gatumva nkubaze bimeze bite, urakora iki? Shaka imbabarira njye ubu ngubu byanancanze. Njyewe naraye Kayonza. Warayina? Ururabo rufite uterera iki kintu bana Nyagasani. Babarira njye narakaye. Warasaze? Narakaye. Kujugunya indabo z'umugeni. Babarira narakaye. Ari urw'umugeni. Narakaye Babarira. Ibyo se nibiki? Ariko njye naperereje. Urufashe gute? Karu rwa Samantha yarafite mu rusengero urufashe gute urukuye? Ndarumwaka. Giroma twaganiriye twereka ibyo twizera n'ibyo kandi yamubaza asanga byose arabyumva. Yabatumyeho bamwita Gilbert kandi ibyo akomeje n'ubundi akitwa Gilbert. Ubwo rero turamuriza mu gice cy'umukunzi wa Kristo kandi abarangwa natwe nk'umukristo wacu kuko ahise kuba urugero rwacu. Reka twakira amashyi cyane. Turafata mu izina rya Yesu. Hanyuma reka Gilbert ndetse na Hope bapfukame hano hanyuma asabe Karoli kugira ngo aze abasengere kugira ngo yabare imbaraga kandi arufuze maze bakomere mu rugendo rushya batangiye. Abishyize abana bo barima ntacyo bitwaye isaba mu cyaro. Nyagasani Imana yacu, wowe Data wa twese, imbere yawe wagaragaje abawe Mwami, waje gusenga kandi umwanya tugezemo habonetse abana bawe baje imbere yawe Mwami, baragukunze kuko wabakunze kera Mana batarakumenya. Mwami baraje bose kugira ngo bakire kandi washoboze Mwami umwana mu rugo
reka tubakire bose benshi bose bamenya yabo ubundi gahunda zindi zizakomeza mu kanya hanyuma tugiye abakobwa bose bari imbere y'iterano n'abantu bose ariko nageze aho ngaho umukobwa we yumva muri kugeza aha ngaha agatekererwa ndabona rwose ya Gilbert cyangwa se Celestin cyangwa se Athanase nafitinga nawe neza cyane tukavuga abakomeye reka abakobwa basanga bazanye bagenzi babo maze kureba ibisozo murekera abanyamaguru bose Athanase ndetse na Hope twamwakiriye umukristo wacu ariko Athanase asize muri katedrali ya Kibungo babanesha badusuye tukakira agapira keza cyane tukabukora bya bindi murabizi hanyuma none kandi Celestin nawe mwana wacu basaba kurasi Nyabuhabwa hanyuma Brigitte burya nawe ukoraga himbaza yarabyokeje Yesu abayobozi ubukwe bwacu tugiye kwasengera kandi no kubashyigikira kugira ngo bazajye kubwiza haleluya reka kwimana nacu amashyike ya mbere Yesu abayobozi hanyuma bijyanye abana bo kubasengera
upfukamye ntabwo byaba bitamugoye ubona hasi ahandi yawe n'ubundi amen. Yesu abagisha reka sabe rero Josué Reverend Josué aze abasente muri mitungo y'ubukwe bafite ndakwiteka abarinamo. Data n'izina rya Yesu, Imana ikomeye, Imana y'amahoro, tugushimiye kuri Imana ivuga igasohoza, tugushimiye ko igihe gikwiriye gusohoza icyo wavuze, ko ijambo ryawe ritubwira kurinda icyo ukakigiye ndetse isaha n'isegonda ryawe ukagisohoza izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uyu munsi hari ibimenyetso turi kubona ibyo wavuze hano, kandi Imana wavuganye n'abagaragu ndetse n'abaja bawe. Uyu munsi nawe turetse itorero kandi Imana bari imbere yawe bahagaze imbere y'itorero, turakwinginze kugira ngo bagire neza buzuze imbaraga buzuze ubukana urushaho kugira ngo barusheho kuba abageni beza si wabo uzaba umunsi mwiza kandi Imana abantu bazabona yuko kugukorera nta gihombo kirimo. Ubagirire neza n'imiryango yabo mu myiteguro yabo yose, uzabane nabo muri iyi si, uzarushaho kubasura cyane kuko baragukeneye. Urakoze rero kubw'uyu munsi, urakoze kubw'uyu mwanya, nabo kandi biteho muri byose byose ubinjize mu bwiza bwawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo tuzabe tukwiriye. Amen. Haleluya. Reka basomere yabo tubakire amashyi cyane bashimire kandi barakoze cyane. Uwiteka azabagirira neza mu myiteguro y'ubukwe ufite. Hanyuma reka tubarangire abageni. Ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye, ni kuri Keza TV nk'ibisanzwe. Nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye. Mwese ndabasuhuje kandi uyu munsi turi ku itariki zingahe usiko nari nzibagiwe kandi turi mu kirori. Turi ku itariki 17. Uyu munsi nibwo Samantha n'umugabo we baberekanye mu rusengero. Turi Kayonza, turaza kuza kubereka wenda n'urusengero niho turi Kayonza. Nibwo uyu munsi Samantha bamwerekanye we n'umugabo mu rusengero, bamwerekanye mu itorero nyine Samantha asengeramo. Ubwo umugabo yahinduye idini kubera umugore. Akenshi nyine abagore nibo bahindura, ariko uyu munsi umugabo niwe wahinduye idini. Turi ku rusengero, turi Kayonza, twahageze twabanje guterana amateraniro nyine ya mu gitondo. Barabanza kwakira umugabo, bamwakiriye nyine mu itorero, bahita banaberekana mu rusengero nk'abageni. Turasukuza kubereka video. Ikintu cyantunguye, tugeze hano ku rusengero dusanga hari umuntu witwa Farida. Natunguye cyane kwa ko Farida ntago ndumva Samantha ataramutumiye, nta nubwo ibintu byo kumwakira mu rusengero ntiyarabizi, nta nibyo twamubwiye. Ariko tugeze hano dusanga Farida yageze mu rusengero. Nicaye muri kino gice, nawe yicaye mu rundi ruhande. Natunguwe, ariko nta kintu nigeze mbivugaho na Samantha, twari turi kumwe. Gusa nagize amatsiko yo kumenya Farida arakora iki ku rusengero aho Samantha bamwakiriye we n'umugabo. Nagize amatsiko, ariko ndabona ari gusohoka mu rusengero. Ikintu mbonye, Farida ari gusohoka mu rusengero afite ururabo rwa Fare. Umva hano gato, umva mubaze bimeze bite, urakora iki? Shaka imbabarira, njye ubu ngubu byanancanze. Oya, aha nahe baretse ngo akamikoro kugira ngo tubashe kukumva hanze. Baretse gato, aha nahe ku rusengero hano Kayonza wahageze gute? Ngiye ndaje nkubona. Oya, mbona mu rusengero ufite ururabo rwa Samantha. Ururabo rwa Samantha rufite gute? Samantha njyewe menye ngo bazaza kumwerekana ku rusengero atarabimbwiye. Akuzi koko namusabye imbabazi akazi nyuma aribwo nabibonye. Ngiye mbwira ukuntu wageze hano gute kandi ko Samantha atagutumye. Njyewe naraye Kayonza. Warayina? Ururabo rufite uterera Iki kintu bana Nyagasani. babarira. Njyewe narakaye. Warasaze? Narakaye. Kujugunya indabo z'umugeni. Babarira, narakaye. Ari urw'umugeni? Narakaye ke mbabarira. Ibyo se n'ibiki? Ibaze Samantha subizwe namusabye imbabazi. Uzi ko ururabo yarwishyuye amafaranga? Nashaka rwizishire na zahabu ntago bindeba. Ariko mana narumiwe.
mbwira ukuntu wageze i Kayonza nyine mfite amatsiko yo kumenya wageze i Kayonza gute Ndizuba wabwiwe n'iki yaranyishe. hano ku rusengero wageze hano i Kayonza gute mbwije ukuri waje kwica ibintu by'abandi Ntabwo waje ngira- kwica ibirori by'undi mwana wageze hano gute njye ntabwo naje kwica ibirori by'undi mwana gute Gilbert afite amakuru afite amakuru y'ibintu byose y'ibyanjye nigeze nshyira kuri kamera ariko noneho nicyo gihe Ose mana Samantha yanjye. namusabye imbabazi arazinyima none ubu ngubu nicyo gihe cyo kugira ngo njye ngaragaze uretse ukuri. gato twumvikane mw'abantu mudukurikiye tuzi ko Farida wasabye imbabazi uravuga uti njye nsabye imbabazi abadukurikira ndetse na Samantha uca bugufi imbere ye n'umugabo we urumva uravuga uti ibyo nakoze byose Imana imbabarire namwe mbabarire byararangiye impamvu yari iyi tuzi ko byarangiye none kuki kano kanya ugaruye amatiku ugaruye umutima mubi kandi warasabye imbabazi bakanakubabarira nose ko nazimusabye yaraziguhaye ariko n'umugabo yaraziguhaye iyo barazimpaye bimuvuye ku mutima nawe yari bumpamagare kuko ntagire inzika akambwira ngo ngwino ariko we yarakomeje arabitsimba kandi yari yarambwiye ngo yarambabare ese tuvuge ko yagendeye ku nama z'abamugiriye ku nama z'abantu bamugiriye kuri YouTube ku bafana biwe ese kubera icyo agomba gukomeza kunsimba hirya ariko kanze nkubwire ndaje mwereke bigakomeza njye nari nzi ko byanarangiye none ikibazo nuko atakubabariye nuko atambabariye akankura mu nshuti ziwe ubundi ibindi byo byari bizagumene bikaba ari nibanga nkumva ko nta n'ikibazo nari mfite ariko njyewe naperereje urufashe gute karo rwa Samantha yarafite mu rusengero urufashe gute urukuye ndarumwaka mu rusengero hari mu rusengero n'imbere aho yicaye ndarumwaka none ufite n'ikibazo umwaturura ngurugite ndujugunye kubera ko yampaye imbabazi atazimpaye ariko bya bintu nyamara biri seri ntabwo njye numva ikibazo ibintu hari ijambo uvuze ngo umugabo wa Samantha ngo Gilbert ngo hari ibintu ngazi ngo biri hagati yawe nawe nta bintu wigeze utubwira biri hagati yawe n'umugabo we byose wavuze ko ari ukuri sibirukanse ntibagiye kubera ko babonye nafashe urusengero abantu bakabajyana noneho ndashaka ngo umpuze nabo twicare tubiganireho noneho Samantha mubwize ukuri akwakire cyangwa se mu kimwe kwihorera wahaye amahoro Samantha n'umugabo akiyubakira urugo nk'ubuteye ku rusengero uza mu rusengero abantu barumiwe mu rurabo rw'abantu barumirwa wabahaye amahoro mu rugo rwo asigaje gukora uko kabura ukwezi kumwe uri kuzana amatiku mu rukundo rw'abandi kubera iki niba ataragutumiye afite impamvu yavuze ko akubabariye ariko avuga ko utari mu nshuti zibwa hari impamvu igihe kizagera kubabarire njye nari nzi ko umuntu ababariye umuntu amubabariye kubera yuko inama z'abantu batugira ziba zikenewe ariko inama y'umuntu yigiriye iba ari iya nyayo ko twavuganye kuri phone se akambwira ngo nta kibazo ngo rwose ngo njyewe ngo reka ngo ndindire akambwira ko tuzahura nkanamubaza akanga kumbwira ko yari yambwiye ibintu byose agiye kujya bimbwira se kuki yampishe ko n'ubushize mu bintu twapfuye nabyo byari biri mu gihe sinabyemera gusa ndashaka kuvuga ukuri kose imbere ya kamera ndi kumwe na Samantha n'umugabo ukuri kwawe nande ariko kwanjye n'umugabo we bivuze ko hari ibindi hari ibyo bavuze hagati yawe na ntangiriro kubera ko ntangiriro hari ibintu abantu batigeze bamenya noneho nshaka gushyira hasi ukuri mwanuka mutanuka simbitayeho ejo bundi se imbabazi wavuze ko nta bindi bintu biri inyuma nyine nagiraga njye nibonera amahoro y'icyanteye gusaba izo imbabazi ubeshya oya Samantha yambabarira bitewe nuko nuzi nari bumubwire icyatumye nsaba izo mbabazi kuko nari nzisabye numva bimvuye ku mutima kugira ngo ngirane umubano mwiza hagati yanjye na Samantha kuki wasabye imbabazi kandi usibye ibintu bihari ufitanye impamvu nuko nari nzi ko n'ubundi byanga byakunda nawe yakemera kuba inshuti yanjye atabyemera nuko nari nzi cyari cyatumye nsaba imbabazi ko kizakomeza kikaduhuza mpaka wavuye i Kigali uratega tike yawe uza i Kayonza urarara waraye heza naraye hano hirya hari ahantu hari inuze hari hoteli hari akahoteli uraza ujya muri hoteli uraramo kugira ngo mu gitondo uzindukire ku rusengero wice ibirori byongera ibiri imbere nibyo bigoye yikanda kugira ndacyakomeje kuva Samantha yamisha kansimba twarukoresheje nimugoroba rurahenda ururabo ni amafaranga nubwo wenda ruhita rupfa ariko ururabo umuntu ararutahana niwe wenyine ugomba kurwitera ufata ururabo ukarukubita hasi ko ni ukubahuka
ibintu n'ubwo ndarwubashye kuba narushambaguje. gufata ikintu cy'umuntu kujya mu rusengero mu kudagira n'isoni. Isoni z'iki? Mu rusengero rwuzuye Isoni z'iki? mu rusengero rwuzuye abantu ugafata ugashikuza umugeni ururanga. Ariko nabwiye impamvu banyumvisha, n'impamvu badutandukanyije kuko babonaga umujinya nari mfite wenda n'uwo Samantha yari yagize. Abantu cyakoze Ntago nabyemera icyo nzi. Samantha ahantu ari ntago simbizi yahise asohoka kuko iyo mwatsi ahita asohoka ashobora kuba ari nyuma y'urusengero n'umugabo, ariko ibintu bibereye mu rusengero ni ibindi ariko icyo nabwira Farida ibyo bintu uri kugasi tubizi ariko ibyo ari byo byose Ariko murabimenya tutitaye ku byo ari byo byose n'abana byanga bazabimenya. byaguha uburenganzira bwo kwinjira mu rusengero umuntu afite ikirori mu hantu hari ababyeyi, ahantu hari abandi bantu baje guterana ngo werekane ikinyabupfura gikeye. Ibi ni ibintu byakabaye mu gisirikare mu ibanga kwa matiku yanyu, ariko ntujye mu rusengero mu byari byarangiye ibintu byose ndahije namwe ati sesama waje hanze nkakubwira ko nta bintu bibi ndi kugushakira itambwira ngo umva undakwiyamye undakwishitira namwe ati kumbwira gutyo uri no mu rusengero nitangira umujinya mitandumwaka mitandukubita no hasi ndongera rufata nduzana hano hanze nibwo vugo bise bintungura mita nkubona. Ubundi se mwazananye? Twaje mu gitondo twazanye mu modoka. Ako siko nize kukubona uri kumuhereza urabyo. Tunagera hano byose byagenze neza ariko habuze gatori wangeje ibintu byinshi. Gilbert nate umva mubwire ibizapfa nibyinshi. Gilbert natemera ibyo nzamubwira umva noneho do ariko noneho wajuje naje nje nta n'ibintu by'imikino. Amapuro kamera ndabona papa wa Samantha asohotse na mama yose bashaka kuvuga nyine ibyo tugiye kuganira kuko mu rusengero habayemo akavuyo. Reka tubanze tuvugane nabo twumve ikintu batubwira turongera tuganire mu kanya. urukundo indwara idakira uryanga amasakunda oya nareba neza umutima wanjye uraremerewe umutima wanjye uraremerewe oya mutima gerageza kwifata oya mutima gerageza kwifata oya 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 mutima gerageza kwifata. Oh yeah.